Ndabasuhuje kuri mwe muduteze amatwi mu bice by'isi muri mu bice bitandukanye dukomeza kugenda tubona ko mudukurikiranye gatandiko kandi nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa urwego rw'igihugu BNL rwamaze kuba rwatangaza ko hari amwe mu mafaranga agiye kuba yakurwa mu gihugu cy'u Rwanda burundu bikaba byumvikana ko aya mafaranga agiye kuba yafatirwa iyambere agakurwaho arakomeza kugenda agaragaza ibibazo bigiye bitandukanye mu gihe kandi aya mafaranga akomeza kugenda hagaragazwa imbogamizi z'uko aya mafaranga akomeje kugenda yiganwa na bamwe mu batubuzi cyangwa se mu byukuri n'ibisambo bikomeza kugenda bifata aya mafaranga akaba yacurwamo andi menshi cyane ku byakomeje kugenda bigaragazwa mu nama y'abaminisitiri yateranye ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 hakomeje kugenda hafatirwamo ibyemezo n'imyanzuro irambye igiye kuba yashyirwa ku iherezo ry'amafaranga amwe namwe bikomeza kugenda byumvikana ko yakomeje kugenda aba ikibazo gikomeye cyane nubwo byakomeje kugenda bigaragazwa ko amwe mu mafaranga akomeza kugenda akoreshwa cyane ariko kandi mu byukuri bikumvikana ko agiye kuba yahindurwa ariko kandi hakomeje kugenda hirwa ku mbogamizi zigiye kuba zava muri ibyemezo by'abaminisitiri bikomeza kugenda bigaragaza ese mu byukuri aya mafaranga naza kuba yakurwa ku isoko ry'umurimo biraza kuba byagenda gute ntabwo biribuze kuba byateza igihombo gikomeye cyane n'ingaruka ku Rwanda ndetse no ku baturage bakoresha aya mafaranga buruko bwije nuko bukeye byakomeje kugenda bigaragazwa ko aya mafaranga arakomeza kugira mu byukuri ateza ibibazo buri ko bwije nuko bukeye nubwo ari amafaranga agamije kuba yateza imbere u Rwanda n'abaturarwanda ariko harimo ikibazo gikomeye cyane gikomeza kugenda kigaragaza ko aya mafaranga akomeza kugenda yiganwa n'abajura cyangwa se mu byukuri abateka mutwe bakaba bafata aya mafaranga bagacuramo andi bikaza kuba byateza igihombo gikomeye cyane kuri banki nkuru y'igihugu cy'u Rwanda BNL ndetse no ku baturarwanda bakoresha aya mafaranga buri ko bwije nuko bukeye ahangaha harimo ikibazo gikomeye cyane bitewe nuko harakomeza kugenda hagaragazwa amakuru akomeza kugenda ava kuri BNL ndetse no ku isi hirya no hino hagiye hatandukanye nkuko bikomeza kugenda bigaragazwa muri ikinyejana turimo harakomeza kugenda hagaragara ubujura bukomeza kugenda bukorwa kuri banki cyangwa se ku mabanki agiye atandukanye n'ikibazo gikomeye cyane mu gihe isi ihanganye n'abajura bakomeje kugenda biba amafaranga ariko kandi bakoresheje ikoranabuhanga ibi biraza kuba byaterwa nuko amwe mu mafaranga akomeza kugenda agaragazwa akoreshwa n'ibihugu bigiye bitandukanye atujuje ubuziranenge ibi kandi byavuzwe neza ko u Rwanda narwo rwaje kuba rwacekinga cyangwa se rusuzuma amwe mu mafaranga rukoresha rusanga mu byukuri ntabwo amwe namwe yujuje ubuziranenge hafatwa ibyemezo birambye bivuga ko amwe mu mafaranga atujuje ubuziranenge agomba kuba yakurwaho burundu birikumvikana ko amwe mu mafaranga agiye kuba yakurwa yose ngiye kuba nayakubwira ndetse kandi ukanagira umuco wo kubitsa amafaranga yawe kuri banki kugira ngo aya mafaranga igihe yahinduwe uzabashe kuba wahindurirwa nawe amwe mu mafaranga yawe guhaye ikaze mu kiganiro cyacu tugiye kuba twabanamo nibyo koko ubuzima bwawe bwamaze kujya mu kangaratete bitewe nuko warozwe indwara z'amarozi zidakira ugerageza kwivuza biranga burundu nta muganga n'umwe utigeze ushakiraho umuti ushaka gukira izi ndwara z'ibirozi warozwe bidakira ariko byaranze burundu ngiye kukurangira umuganga umwe usigaye ku isi wizewe uvura izi ndwara z'amarozi akazitsemba burundu ku buzima bwawe uyu muganga avura indwara zananiranye ku marozi zidakira bamwita Dr Pembe akorera kuri Jwi muri Kongo aho waba uri hose nkwibutsa ko umuti yawukugezaho ushaka gukira izi ndwara z'amarozi warozwe ariko zikaba zaranze gukira tugane kuri +24 3889 Dr Pembe umwami w'abaganga kibazo gikomeye cyane kuba u Rwanda rwamaze kugaragaza ko rwamaze kuba rwahindura amafaranga ariko kandi bikagaragazwa ko byashe kuba byatungura bamwe mu baturarwanda bakoresha amwe muri aya mafaranga bakomeza kugenda bagaragaza ko ari ikibazo gikomeye cyane kuba amafaranga agiye guhindurwa ariko kandi akaba ari amafaranga yamaze kuba yamenyerwa ku isoko ry'umurimo ndetse kandi akaba ari amwe mu mafaranga yakoreshwaga mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage haraza kuba hagaragara ikibazo gikomeye cyane ahangaha ndaza kuba natanga urugero nubwo abaturage bagiye kuba bahindurirwa amafaranga kugira ngo hacungirwe umutekano amwe muri aya mafaranga akomeza kugenda akoreshwa ariko abaturage ntabwo ariko babyumva bamwe mu baturage barakomeza kugenda bagaragaza ko aya mafaranga agiye kuba yahindurwa yaramaze kuba yamenyerwa ariko kandi hakomeza kugenda hagaragazwa amakuru akomeza kugenda atangwa na BNL irakomeza kugenda igaragaza ko hari gukorwa ubujura bw'aya mafaranga
bitewe nuko atujuje ubuziranenge. Ahangaha haraza kuba hagaragara ikibazo gikomeye cyane. Haragaragazwa ko aya mafaranga akomeza kugenda yiganwa bitewe nuko atujuje ubuziranenge, ndetse kandi banki nkuru y'igihugu cy'u Rwanda BNR igakomeza kugenda igaragaza ko byanga byakunda aya mafaranga adahinduwe haraza kuba hagaragazwa igihombo gikomeye cyane kuri iyi banki ya BNR. Ariko kandi mu by'ukuri banki niza kuba yagirwaho igihombo gikomeye cyane, biraza kuba byakumvikana ko n'abaturage bari buze kuba bagirwaho igihombo gikomeye cyane. Birumvikana ko abaturage bagomba kuba bafatanya na banki BNR kugira ngo harebwe ese ni gute aya mafaranga agomba kuba yacundwa hafatikanyijwe n'abaturarwanda, hagafatwa umwanzuro wa nyuma ugomba gushyirwa kuri aya mafaranga. Bikomeza kugenda bigaragazwa ko amafaranga yakomeje kugenda agaragaramo ikibazo gikomeye cyane, nubwo hari benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko aya mafaranga yaguma gutyo, ariko kandi leta y'u Rwanda yo irakomeza kugenda igaragaza ko aya mafaranga agomba kuba yahindurwa. Hari ikibazo kimwe gusa benshi bakomeje kugenda bibaza, ese nukubera iki aya mafaranga yasohowe kandi babibona neza ko adafite ubuziranenge? Haribazwa ikibazo kimwe cyakomeje kugenda kigaragara nk'ikosa rikomeye cyane banki BNR yakoze, bitewe nuko arakomeza kugenda hagaragazwa ko n'andi mafaranga ari ku isoko ry'umurimo akomeza kugenda akemangwa buri ko bwije nuko bukeye. Urugero, nimba banki BNR yasohoye amafaranga ikizeza abashoramari ndetse n'abakiriya bayo ko yasohoye amafaranga kandi akaba yizewe, bikaba byumvikana ko iyo amafaranga amaze kuba yasohoka, bamwe mu bahanga cyangwa se mu mpuguke z'amafaranga bakomeza kugenda bagaragaza ko aya mafaranga asuzumwa neza hakarebwa nimba nta kibazo kirimo. Birumvikana ko BNR yakoze ikosa rikomeye cyane, yasohoye amafaranga ariko kandi babeshya bamwe mu baturage bakoresha aya mafaranga bababwira ko amafaranga yujuje ubuziranenge, nyuma baza kuba bakivuguruza bavuga ko aya mafaranga atujuje ubuziranenge. Ahangaha harimo ikibazo gikomeye cyane. Birumvikana ko banki yamaze kuba yatakaza icyizere mu bakiriya bayo cyangwa se mu baturage, bitewe nuko benshi bakomeza kugenda bagaragaza nimba banki BNR yarasohoye amafaranga ikemeza ko yujuje ubuziranenge, nyuma y'imyaka mike gusa ikahita igaragaza ko aya mafaranga atujuje ubuziranenge, ni ikibazo gikomeye cyane. Benshi barakomeza kugenda bagaragaza ko banki BNR yamaze kuba yanyuzwamo ijisho n'abaturage cyangwa se abakiriya ba banki. Barakomeza kugenda bagaragaza ko nubwo leta y'u Rwanda mu by'ukuri ikomeza kugenda igaragaza ko hari bimwe mu bikorwa ikomeza kugenda ikorera abaturarwanda, biragaragazwa ko abaturarwanda barashimye, yego nibyo, ariko kandi harakomeza kugenda hagaragazwa amakuru akomeza kugenda ava mu baturage agaragaza ko muri uyu mwaka hakomeje kugenda avugamwo bimwe mu bintu bitigeze byishimirwa na bamwe mu baturage. Harakomeza kugenda hagaragara bimwe mu bibazo bitandukanye. Urugero, ndaza kuba nakomoza ku bwisungane mu kwivuza cyangwa se mituweli. Nk'uko byavuzwe, RSSB yagaragaje ko mituweli cyangwa se ubwisungane mu kwivuza mu gihugu cy'u Rwanda bwarazamutse cyane ku kigero gihambaye cyane, ngo kandi bitegeze bishimwa n'abaturage bitewe nuko bakomeje kugenda bagaragaza ko amafaranga yabaye umurengera. Hano haracyarimo ikibazo gikomeye cyane. Ahangaha leta y'u Rwanda irakora amakosa akomeye cyane, kuyigobotora bishobora kuyigora cyane, mu gihe kandi abaturarwanda bakigumura haba ikibazo gikomeye cyane. Mu myaka 32 igaragazwa ko u Rwanda rwabonye ubwigenge cyangwa se rwongeye kuba rwakwitwa igihugu cy'u Rwanda gifite amahoro, birumvikana ko muri myaka 32 ishize byumvikanye ko umwe mu basirikare bakomeye cyane babohoye igihugu cy'u Rwanda hakomeza kugenda hagaragazwa ko yaje kuba yafata u Rwanda akarugira igihugu cyiza. Ariko kandi byumvikanye ko muri myaka 32 yose ishize nta myigaragambyo na mito irigira igaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Insengero zaraje mu by'ukuri zikoma mu nkokora, abaturage basa nk'abigumuraho gato, ariko kandi birongera biracubwa cyangwa se byongera gusubizwa ridubi. Byumvikanye ko mituweli yo yaje ari urundi bitewe nuko abaturage bamwe na bamwe bakomeje kugenda bagaragaza ko nubwo mituweli ikomeza kugenda izamuka, ariko kandi bakagaragaza ko hakirimo imbogamizi. Ndetse kandi wareba bimwe mu bisubizo bakomeza kugenda basubiza, abayobozi bakomeza kugenda bagaragaza ko ubwisungane mu kwivuza nubwo bwazamuwe gutya, haragaragazwa ko ari byiza cyane, bitewe nuko hakomeza kugenda humvikana ko abaturage bagiye kujya bavugwa zimwe mu ndwara zikomeye cyane zitavugwaga mu by'ukuri kuri mituweli, ariko kandi bikumvikana ko zigiye kuzajya zivurirwa kuri mituweli. Urugero, nubwo abaturage bagaragaza ko amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda yazamutse, ariko leta y'u Rwanda yo ikomeza kugenda igaragaza ko ari uburyo bwiza bwo kuba bakorohereza bamwe mu baturage barwaraga indwara ziremereye cyane, zikaba ari zimwe mu ndwara zatwaraga amafaranga menshi cyane abaturage. Haracyarimo ikibazo gikomeye cyane.
nk'uko byakomeje kugira bitangazwa na Dr. Justin Nsengiyumva Minister yagaragaje ko nubwo aya mafaranga yazamutse ku kigero kingana gutya ariko kandi hari indwara zimwe na zimwe zigiye kuzajya zivurirwa kuri mituweli zitari zisanzwe zivurirwa kuri mituweli. Byumvikana ko abaturage batakagombye kuba bababara ahubwo bakishimye, ariko kandi abaturage bo bakagaragaza ko nk'igihugu cy'u Rwanda kigomba kuba cyareba mu by'ukuri imyanzuro irambye itari buze kuba yakoma mu nkokora abaturage. Ariko kandi ni mu Rwanda gusa hakivugwa imwe mu mico igaragaza gutya ko bamwe bagaragaza ko bagomba kuba bafashwa. Ubundi nshobora gutanga urugero mu bihugu bigiye bitandukanye. Ahangaha naguha urugero nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Australia ndetse na Uganda, bimwe mu bihugu byiteje imbere. Bigaragazwa ko mu by'ukuri ubuvuzi ari kimwe mu kintu gihenze cyane ndetse n'amafaranga atangwa ku bwisungane mu kwivuza arahenze cyane. Ariko mu gihugu cy'u Rwanda haracyagaragaramo mu by'ukuri imyumvire igaragaza ko abaturage bagikeneye ubufasha kuruta uko bakifashije. Ahangaha ari nacyo gikomeza kujya kigaragaza ko mu Rwanda hatatera imbere cyane nk'uko bigombwa, bitewe n'uko abaturage baracyabangamiye cyangwa se mu by'ukuri bashaka ko leta ariyo ikora ibyakagombye gukorwa n'umuturage. Byumvikana ko responsibility cyangwa se inshingano z'abaturage bamwe bakomeza kugenda bagaragaza ko zikorwa na leta aho kuba mu by'ukuri aribo bazikorera. Haracyarimo ikibazo gikomeye cyane. Reka twibaze ikibazo kimwe kuri Banque BNR. Bivugwa ko Banque BNR yamaze guprintinga cyangwa se yakoze inoti z'amafaranga ya 500 n'igihumbi zigera kuri miliyari 35 zose zikaba zaranyanyagijwe cyangwa se zigashyirwa mu baturage b'u Rwanda. Ariko nubwo aya mafaranga yakomeje kugenda ashyirwa mu baturage, haragaragaramo ikibazo gikomeye cyane kuko Banque BNR yivuguruje igaragaza ko amwe mu mafaranga mu by'ukuri ba printinze cyangwa se basohoye atujuje ubuziranenge. Ahangaha harimo ikibazo gikomeye cyane. Birumvikana ko amwe mu mafaranga ari gukoreshwa mu Rwanda agera kuri miliyari 15, ayangati z'igihumbi n'iza 500. Byumvikana ko amwe mu mafaranga bigaragazwa ko yakozwe ari miliyari 35. Nubwo aya mafaranga kandi yageze kuri iki gipimo kingana gutya, bivuga ko amwe namwe yakomeje kugenda ashorwa mu ishoramari agakoreshwa mu mahanga. Biravuga ko bimwe mu bihugu bituriye u Rwanda birakoresha amwe muri aya mafaranga. Ariko nubwo mu by'ukuri aya mafaranga akomeza kugenda akoreshwa n'ibihugu bigiye bikikije u Rwanda, biragaragazwa ko nibimara kuba byamenyekana ko igihugu cy'u Rwanda cyaprintinze cyangwa se kigatanga amafaranga atujuje ubuziranenge, byumvikana ko u Rwanda rushobora kuba rwakwisanga mu manza zikomeye cyane n'ibindi bihugu rushinjwa kuba rwarakoze amafaranga kandi rukayemeza, bivuga ko mu by'ukuri yemeje ubuziranenge cyangwa se yujuje ubuziranenge. Haracyarimo ikibazo gikomeye cyane. Aya makuru ntabwo agomba gusohoka ngo ajye mu zindi politike cyangwa se mu by'ukuri mu bindi bihugu, bitewe nuko aya makuru ashobora kuba yabambisha politike cyangwa se igihugu cy'u Rwanda. Biravuga ko u Rwanda rwasohoye amafaranga agera kuri miliyari 35, ariko kandi amafaranga agakorwa agashyirwa ndetse kandi akanemezwa 100% ko afite ubuziranenge bwuzuye. Aya mafaranga kandi akemezwa na zimwe mu mpuguke zinaribonye ku bijyanye n'amafaranga. Ariko nubwo byemejwe ko amafaranga yujuje ubuziranenge, harimo ikibazo gikomeye cyane. Imyaka yashize Banque BNR yakomeje kugenda igaragaza ko aya mafaranga atujuje ubuziranenge. Reka twibaze ikibazo kimwe gusa nkuko nakomeje kugenda bikomozaho, mu gihe kandi hari leta zimenye ko zahawe amafaranga n'u Rwanda cyangwa se hari amafaranga ari gukoreshwa mu gihugu cyabo, ariko kandi bikagaragazwa ko atujuje ubuziranenge, biraza kuba byagira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Ndetse kandi u Rwanda rushobora kuba rwakwisanga mu nkiko bitewe nuko rwasohoye amafaranga atujuje ubuziranenge n'ubusikama bukomeye cyane. Ahangaha u Rwanda rushobora kuba rwashinjwa nkuko byakomeje kugenda bitangazwa. Katabagwa Rudahira wakomeje kugenda ugaragaza ko aya mafaranga nubwo kandi yasohowe, ariko kandi akaba akoreshwa n'abaturarwanda, bivuga ko hari amwe namwe atujuje ubuziranenge. Ndatanga urugero ku noti zimwe na zimwe. Inoti zakozwe muri 2007 ndetse na 2008, bigaragazwa ko zimwe muri izi noti zari zarakuwe ku isoko ry'umurimo, ariko kandi hakorwa ikosa rikomeye cyane rigaragaza ko aya mafaranga yongeye kuba yagaruka ku isoko ry'umurimo, yongera kuba yakoreshwa. Nubwo yagarutse cyangwa se amafaranga yongeye kuba yakorwa, ariko yaje mu buryo bushyashya. Byumvikana ko aya mafaranga yaramaze kuba yahindurwa. Nubwo yahinduwe amacolors cyangwa se amabara yayo, byumvikana ko aya mafaranga n'ubundi n'amafaranga yakozwe muri 2007 ndetse na 2008. Ahangaha harimo ikibazo gikomeye cyane n'icyaha gishobora kuba cyashinjwa Banque BNR, ikaza kuba yakisanga ifatirwa ibihano bikakaye cyane, bitewe nuko harakomeza kugenda hagaragazwa ibibazo bikomeye cyane kugeza kuri aka kanya. Bitangazwa n'ibitangazamakuru nkuko byakomeje kugenda byandika amakuru, biragaragaza ko Banque BNR
yafashe amafaranga yataye grant cyangwa se yaramaze kuba yakurwaho. Ndaza kuba natanga urugero rumwe gusa. Byumvikana ko mu mwaka wa 2010 hari amafaranga yakuwe ku isoko ry'umurimo. Byumvikana ko zimwe mu noti z'ijana ndetse namwe mu mafaranga y'inoti ya 500 hari amwe yakuwe ku isoko ry'umurimo, ariko banki beneri iza kugira ikibazo cy'uko yari ifite zimwe mu mpapuro cyangwa se paper money bivuga ko mu by'ukuri zitari zihagije zo kuba bakora andi mafaranga. Byumvikanye ko bafashe amwe mu mafaranga ari mu bubiko bakaza kuba bakuramo andi mafaranga. Nubwo bafashe izi paper money bakongera kuba bakuramo andi mafaranga, ntabwo twakurengagiza ko izi paper money zari zamaze kuba zatakaza agaciro cyangwa se zari zamaze kuba zakurwa ku isoko ry'umurimo. Ni kibazo gikomeye cyane. Kubera iki banki beneri yishyize mu byago bimeze gutya? Reka tubirebere hamwe. Byose birakomeza kugenda bivuga ko byatangiye ku itariki 15 Kanama umwaka wa 2010 ndetse no mwaka wa 2009 hagaragajwe ko hari amwe mu mafaranga ari muri banki beneri byumvikana ko bakuranaga na sako zigiye zitandukanye, ariko kandi bikavuga ko aya mafaranga atari yujuje ubuziranenge kuko nakomeje kugenda bikomozaho mu magambo navuze bwa mbere. Haragaragazwa ko amwe mu mafaranga y'inoti y'ijana cyangwa se inoti za 500 zimwe na zimwe zarongeye ziracekingwa cyangwa se zirasuzumwa, hasanga mu by'ukuri izi noti ntabwo jujuje ubuziranenge. Iki gihe banki beneri cyo yahise ikora no gufata aya mafaranga bari bamaze kuba babona ko atagomba kuba yashyirwa ku isoko ry'umurimo cyangwa se atagomba kuba yakoreshwa n'abaturage, barayafashe bayashyira mu bubiko bwayo. Nubwo izi paper money zari zimaze kuba zabikwa, ariko banki beneri yaje kugira ikibazo gikomeye cyane cyo kubura paper money zo kongera guprintinga andi mafaranga agomba kuba yahabwa abaturage. Ahangaha hatumijwe andi mafaranga cyangwa se izindi paper money kuko nkuko bikomeza kugenda bigaragazwa n'ubundi hagomba kuba hakorwa igereranya ryo kugira ngo igihugu kibalansinge amafaranga ntaze kuba yaba menshi cyane. Abaturage bamwe na bamwe bibaza impamvu Rwanda rufite ubushobozi bwo kuba rwakura amafaranga, ariko bikagaragazwa ko mu by'ukuri ibihugu bimwe na bimwe babifite ubushobozi bwo kuba byakikorera amafaranga, ariko ntibize kuba byakora amafaranga agomba kuba yahabwa buri muturage wese akagira amafaranga ahagije cyane. Biramutse bikozwe gutya muri muturage wese agahabwa amafaranga akeneye cyangwa se bikumvikana ko umuturage agiye gutunga amafaranga y'inzozi ze, byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Haza kuba havuka ikibazo kimwe gusa. Iki gihe birumvikana ko guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda itashobora kuba yamanaginga abaturage cyangwa se aya mafaranga. Byumvikana ko wajya ku isoko umukati usanzwe ugura igiceri cy'ijana ukaba wawugura agera kuri miliyoni imwe gusa. Haba havutse ikibazo cy'inzara bitewe nuko amafaranga yamaze kuba yaba menshi cyane, balance money yamaze kuba yatakaza agaciro. Byumvikana ko umuturage afite amafaranga akeneye yose, ariko kandi mu by'ukuri ibicuruzwa by'uyu muntu we ubifite araza kuba yaca amafaranga ashaka bitewe amafaranga ku muturage ntabwo byaba bikiri ikibazo. Byumvikana ko ahangaha haza kuba hagaragara ikibazo gikomeye cyane. Urugero, ufashe miliyoni 14 cyangwa se miliyoni 15 zituye u Rwanda ukazigabanya amwe mu mafaranga, bikumvikana ko umuturarwanda ugiye kuba wamuhereza miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Ahangaha wabubyishe byose. Byumvikana ko no kubalansinga aya mafaranga byaza kuba byagurana cyane, igihugu cyatagisubira inyuma cyane. Nubwo abaturage bafite amafaranga bifuza buri munsi duhora dushaka, ndetse kandi bikumvikana ko bamwe bica n'abashaka aya mafaranga, ariko kandi amafaranga iyo yabaye menshi atakaza agaciro. Nshobora kuba natanga urugero rumwe gusa. Mu mwaka wa 2019 humvikanye ko mu Buholandi bakoze amafaranga menshi cyane bayasakaza mu baturage, ariko ahangaha nubwo Ubuholandi bwari bumaze gukora amafaranga menshi cyane bukayasakaza mu baturage, havutse ikibazo gikomeye cyane kuko uraza kuba wasanga muri iki gihe Umuholandi umwe yashakaga umukati akaba yawugura miliyoni y'amafaranga y'amanyehorandi. Byari ikibazo gikomeye cyane. Tekereza ubyutse mu gitondo ugasanga umukati w'igiceri cy'ijana mu Rwanda uri kugura amafaranga miliyoni. Byaterwa no kuba amafaranga yamaze kuba yaba menshi cyane. Icyo ngira ngo nkubwire rero mu by'ukuri kuri aka kanya cyakomeje kugenda kigaragazwa nuko banki beneri yakomeje kugenda igaragaza ko amwe mu mafaranga bivugwa ko inoti za 500 ndetse n'inoti z'igihumbi, harimo n'inoti zimwe na zimwe za 5 n'iza 2 byumvikana ko ziri kuba nyinshi ku isoko ry'umurimo. Ushobora kuba wibaza impamvu bavuga ko aya mafaranga ari menshi ku isoko ry'umurimo, watekereza uko mu rugo byifashe cyangwa se uko udafite n'amafaranga. Inoti ya 500 y'u Rwanda bikaza kuba byakubera inshobera mahanga. Nubwo aka kanya bivugwa ko udafite
udafite amafaranga cyangwa se ukaba ushaka amafaranga bikaba bigoye kuba watunga n'ibihumbi bigera kuri 5, ntabwo bikuyeho ko amafaranga yaprintinzwe mu gihugu cy'u Rwanda ashyirwa mu ishoramari ry'igihugu cy'u Rwanda nk'uko byakomeje kugira bigaragazwa agera kuri trillion 315 yose uteranyije amafaranga y'u Rwanda yakwirakwijwe mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi byumvikana ko akanashyirwa mu ishoramari ry'isi rigiye ritandukanye nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa mu biganiro byacu twakomeje kugenda tugaragaza ko u Rwanda rwaprintinze agera kuri miliyari 35 inoti z'igihumbi n'iza 500 gusa. Havutse ikibazo gikomeye cyane cyo kubalansinga amafaranga, nubwo Beneri kandi ikomeza kugenda igaragaza ko ishoramari ry'igihugu cy'u Rwanda ryakomeje kugenda rizamuka cyane nk'uko byakomeje kugira bitangazwa na Madame Jeannette, umwe mu bivugwa ko mu by'ukuri bafatikanyije na Beneri batangaje ko ishoramari mu Rwanda ryazamutse cyane. Reka ngushimire kuri we twabanye. Ciao ciao.